ngwino wicare sheri ngwino wicare genda wicare icara nibikize hana we imyaka 15 none se ni papa wabanye kandi kwanze ko yapfuye bigenze bite yaba ari nawe hana se aje kunyereka abana se indese aje kunsura se indese bana yanjye ese nibiki Nese mwana wabyagenze gute? Mama noje. Kumira muhungu wawe. Kumira mama. Yakanze mwana. Wabaye iki se ko wicaye hasi? Mama byiwe. Mwagiye hanga muranziga. Papa arihe se? Kunahora kawa twica. Haguruka makwere. Navunitse. Navunitse. Byagenze gute se? Imana none mukajyana. Genda neza aha. Jya wicara ngaha. Byagenze gute se? Naje. Nje sinzi ikintu cyanyereje aho ngaho mwana agiye. Nikubise hasi ukuguru kwa Ase sinakubwiye ngo ujye uguma hamwe. Hambonera ukuntu wabaye. Nese wavunitse ugira ute? Mana anje karambura. Rambura. Kunyica. Reka nkugirire. Kunyica we. Papa arihe se? Nari kinini mwangu. Yaje. Papa yaje. Sheri. Anora hari. Sheri. Wagiye ryari ko naje nko kwamagana kuko nawe yaje bitinze nababaye. Wari wasinziriye. Wasinziriye. Musuvuye. Hara ku muhanda. Wari kugira gute? Ngiye kureba amafaranga. Nk'akantu wanguriye se. Naguze ko tugiye kukuvuza. Marafi kumvuza. Muzanyira ryari kwa muganga. Wa mupasiteri w'inshuti yawe. None kumvuza ibintu byinshi pe gusa kwavunitse. Oya kurakira kumbe. Ndabwira papa agushakire pomade dushyireho. Nta kibazo. Sheri. Ase arahari. Yarahari njyewe nanici hangaho sinzi nane ibitekerezo byinshi. Yagiye imbagiye sindanagiye. Nyere muri dushe kunyere gukaraba simbizi. Araje umubwira tujye kugushakira umuti. Ako reba ukuntu ba wihinduye ubundi wajye uguma aha. We ntunamba barandi kumese. Nakundi mama. Ihangane ukarambura. Sheri. Simushirika ataza ngafashe we Imana yanjye. Kumaze no kubyimba rero. Ngoje uhina ugira ngo ave. Reka nkugirire. Gwino wapi afi. Nanjye ntiyavunitse ngo we. Navunitse. Yago sinikintu cyanyereje siniyumi n'ibarama tukamushyira mu nzu simbi karagiyo. Sinakubwiye ngo ujye uguma hamwe. Hanze izuba ryari ryavuye ryatse. Narakubwiye ngo ujye uguma hamwe wicare utuze. Nje kwirambika. Sinakubwiye ngo ndabambuka. Nikanza ari mu cyumba. Babwiye papa ko nagiye. Se undi waragiye. Ubu utaniranye. uwo ninde sha uwo ninde kwaje bana yanjye. Sheri kuza uvuga nabi. Kabiri kangahe je mwiyamangura ntugasiga uyu mwana hangaha weyi. Sheri wagireka kuvuga nabi. Wagiye ubimbwiye ngewe. Ntabwo navuye mu gitondo mvuga ngo ngiye mu kazi. Ntugasiga umwana mu nzu wenyine. Wagireka kuvuga nabi umwana yumva. Oya. Je mana ya. Tambuka neza ariko simuka byana. Wagireka kuvuga nabi. Kagasunzuguro. Uzi ko ugiye gutuma nisubiraho. Ibyo nari nemeye byose. Uzi ko ubungubu oya je banza unsobanurira ahantu wari wagiye. Je navuye aha mu gitondo uza ahantu ngiye. None ndaje nsanga umwana yavunitse. Amatungo nta byo kurya afite, nta gikoma wasize umutekeye, nubise muri teremusi aho byari biri imburana kwa. Kubera iki? Mugabanye reka gusabuza igikari.
sheri kubera icyo utabanza no kumbaza ati wari wagiye he neza n'umutima mwiza ngumbaze mbese byagenze gute ukaza uransobanurira iki kuki wagiye muri gahunda ntabwo tuba twararanya sheri wabaye iki ujyanye imbaza ngo nabaye kuko ibintu byose ni wowe ubitera ayidawe sheri uvuye ku muhanda wanjyanye sheri babwire Daddy ambwiye ko yaragiye kura amafaranga yaje none se sheri nimugara ntitwe twavuganye ko njya kureba ya mafaranga tukazakoresha tukajya kuvuza umwana ariko uba wabyibagiwe ahubwo nawe wibagirwa kubi sheri wagiye oya wishaka kunzanaho uburyahe wibagirwa kubi jewe birambabaza kuba navuye ahangaha uza ahantu ugiye ntiwambwiye uti kandi nari nkubwiye ko ndi bubanguke nakubwiye ngo bubaye uretse nkubwire urambwira ngo uri kwihuta rero numvaga kujya kureba ya mafaranga nta kibazo bitwaye sheri wagiye wumva nagiye ngaho mbwira uribuka ko twari twabuze ngo kugira ngo tugurishe iriya hene twajya kubaza wa muntu ujya utuguriza amafaranga akayadutiza rero nabonye utagiyeyo ugiye mu bindi ndavuga ngo mbese wajya ukajya kumureba hari ikibazo nise ko ndakare sheri ubanza ungurira akantu nsabe n'imbabazi ngiye gusaba imbabazi sheri urantutse umbwiye nabi yego ko none se kuba yavunitse ntago wari kujyayo njyewe ngeza ntago byari kuba ari byo hano mu rugo hagasigara hari umuntu uhari sheri urabizi byanabaho ndi mu gikoni iyi nabi none se kuba yavunitse akabura umwe ntago yavunitse ahubwo umutsi wiba ndakira uramponda ntago nuka sheri ntukavuge nabo umwana y'ubu oya ni bibi ni ukuri none se uzajya umposereza ngo nere kuvuga nabi sheri ubundi wari kubimbwira umwana agiye isubuye umwana y'ubu dore nawe bungu umwana ntakageze igihe cyo gukora uberega ejo nitumuvuza usibye uko ubunzana ubuntu bw'ubutitiku ntazi uko bumeze ubu nitumuvuza ejo nawe azaba umugabo sibyo mana yanjye sheri wagiye ureka kuvuga nabi niwo muba wabinteye ureka kuvuga nabi ahubwo gira vuba umpeze nk'ibihumbi 2 aho mbanze njye kwivura iyi stress uneye bitabaye ibyo turabisesa gira vuba ntabwo uza n'amafaranga icyo twagomba kuyakoresha ibyo ntago bindeba none se ubu njyewe aho nari nagiye ntago ari amafaranga nari nagiye mwabaye muteko ntabwo ubizi n'amafaranga ikintu twagomba kuyakoresha njye nuko nkubwiye urabikora cyane ubikora ibintu ni bibiri urayamba cyangwa ntabwo yamba ariko se mutware wanjye nijye wagasabye amafaranga erega icyo ni ikiru ntabwo ari ukuvuga ngo njye mbuze amafaranga ntabwo mbuze amafaranga ariko icyo ni ikiru cy'uko wasuzuguye ariko sheri urabizi ko nangiye ku muhanda n'ubundi ndakakuzanira mpakagucyurira ukakanywa nta kibazo ufite ikibazo mu kanya noneho ubu ngubu rero nkeneye igiye kwigurira kandi mu mafaranga umpaye utavuga ngo ibiki n'ibiki ngo ndajya kuyareba pole muhungu wanjye pole ndaje ngaho ndebe mbaye ndi nagiye kwahira ariko ntabwo nasanga iki kibazo cy'abahira erega uba wagiye mu kazi mwana wigira ruguru mpereke igira hano ruguru mpereke ngira hagana egere so ndamubwira ngenda bigukorera amafaranga ni ushaka umwana yanjye ni amafaranga ushaka amafaranga nyine none se wagira ngo hari ugenda utora ayo ushaka uyarega ntabwo ari ukuvuga ngo ndatora ayo nshaka kuko amafaranga yose inyabuze ariko umugabo wanjye nawe uransetse ujya unsetsa ari ukuri gute ugenda utora ayo urambwira uko musetsa ubundi ari amafaranga nayanjye nayawe ugenda utora ayo ushaka ariko ubundi ubwo uvuye kureba amafaranga ni ukuri sheri nawe ni ya mavuta ubaye iki mana yanjye ibyo nketse biraba atari byo biraba atari byo uketse iki ngatangare wikozeho reka
mbere twajyaga inama ukagenda umbwiye ukagenda nkubwiye none kandi usanguriraga cyagiye ikanzerega ntabwo ibi by'amakanzu ari byo ngende kuvuga none se ikibazo ni iki ibintu biri numva by'imihumuro yindi ninde waguteye imibavu Mr. Sherisi ya parufe wazananye n'ikanzu njyewe parufe erega ndabihaha ndabizi none ariko zari iyo wese baguteye akakamana ya uransobanurira we uransobanurira aya winzana hizo naki je uransobanurira ahantu uvuye umuhamagara umubaze mpamagare nde ubuse mwagiye inama nabibwirwa ni erega nyamara ibintu uri guhindukamo nyine ni iki ibintu biri uri guhindukamo ntago ari byo uyinkoraho kuko jewe sinibaza ukuntu navuye hano mu gitondo dusezerana wagakwiye ayo mafaranga kuyazana byari ariko uburyo wabitwayemo uburyo wabijyanyemo ntago ari byo none se umwana nimba yavunitse wari dukeneye ubu tugiye kumuvuza indwara zinga Mutwara wanjye ngaho mbabarira nakoresheje kurinda nakubwiye kosa ndabyemera mu gitondo ariko nagiye kubikubwira urambwira ariko jewe birambabaza kuba nzinduka jewe turarana ha tugapanga gahunda z'umunsi w'ejo Imana ibukesheje ariko biragorana gucya ukindura izindi gahunda uzindura nkandi yakera umunyongorera nkandi wambwiye ko turi kumwe umwana se umwana erega uyu nguyu nawe ejo azaba ari umugabo nimba uri kunkoroga gutya se ndi umugabo wawe we nagira amahirwe agakira abagore si uko muzagenza mbwira utankoze birabona kandi uratinda gatoya biraba nabi ako noneho sinzi umuntu wandogeye uyu munsi ni ukuri ariko abarozi nabo baragowe byagenze gute muzajya mwica gahunda z'urugo nimurangiza ngo abarozi ntukabyara mwene ndawe byagenze gute reka nkubwire ubu nturuzi yuko ndi kukwinginga nkubwira ahantu uvuye nubwo uri kwitwaza ngo uvuye kureba nabyo byakujyanye ariko ni gute mumara amasaha hariya kugenda ukamubwira uti narinje nkemurira ikibazo iki n'iki akaguha amafaranga cyangwa akayakwimuka ukagaruka mu rugo bitewe n'ibibazo dufite wagiye ireba amasaha kuva saa 12 za mu gitondo ugejeje saa 10 ubuzi nagiye ryari wagiye gari subaha ngaha mpamusanze umuntu wasinziye wagize gute amatungo yamennye yagize gute ibintu byamenetse mu rugo urambwa ngo ni mu minota inga sheri wagiye woroha sheri wagiye woroha kuko sinagusabye imbabazi urajya ngo nzorohe nagusabye imbabazi sheri urajya ngo nzorohe gute nagusabye imbabazi mbabarira ntabwo nzongera Daddy niki mwana wa bamuhabariye muhabariye ikorate cyangwa muhabariye dore nanjye namuhabariye pe sheri mbabarira erega ibi ntabwo biba bibaye ubwa mbere mwana wanjye ntabwo biba bibaye ubwa mbere muhabariye ntabwo nzongera kugenda nakubwira nanjye namuhabariye sheri mbabarira nuko ntabwo muhabariye ndeka nkubwire utagiye ngiye kwinywera icupa ariko ibi bintu turaza kubisubiramo nanjye nzanire ngo natwe tuzanire nose guhora muhabariye se mwana wa ibyo byihorere turaza kubyigaho mu kanya reka nitambukire ndagiye ariko nsanga ibintu byose wabishyize ku murongo ibi bintu binukira bidasanzwe aha ngaha ese sheri ubundi se wowe wayiguze erega iyo umbwira ngo nijye wayiguze ntabwo mbyumva nta nubwo ndi guterana amagambo nawe sheri natwe tuzanire ntabwo ndi guterana amagambo nawe njyewe reka njya kwinywera icupa ubundi ibi byose turaza kubisubiramo izi dokima zanjye genda ubike cyako sheri utuzanire cyane kore ananya se kwa ntuze ndasanga bariyo mwoka byara ariko se uyu muntu we wahereye karampamagara we
Halo. Muraho. Yego. Amakuru yanyu ko tutabamenye tubona muri gukoresha indi nomero. Amakuru yanyu se ko imyaka ishizera mutwibutse gute? Mana yanjye we, ngo mugiye kuza iwanjye kugira gute se imyaka ishize koko mwoka byaramwe? Reba imyaka 2, 3, 5 nyuma ya 15 ngo niho mugarutse. Ubwo namahoro abazanye. Mana yanjye we, ibi ko ari ikibazo. Nge ndumva mpise ngira impungenge. Ibi bintu ntago ari shyashya gusa ni karibu nta kibazo bro, ni karibu wacu muze mudusure nta ribi, ni byiza dukunda abadusura, ariko ngiye ibi bintu mbigizemo impungenge pe, mbigizemo impungenge sinzi ntacyo. Ni karibu sawa. Vuye mu rugo nseye n'umugore nari ngiye kwirebera ukuntu nakwimara umujinya, bose ubundi amusubira imbere kwe mubwira ngo mukuru we ngo azakwarare. Mukuru we nimba ari murumuna we, nimba akagera n'ibintu binsereza ye baba we. Ariko umwanzuro mwiza ibi naba nkoze ni ubufuti, reka nsubireyo mbimubwire. Ubwo nibo babizi, nibo bazi gahunda za, reka nsubireyo. Mana we, ndamuhinguka imbere mwoka byara. Usa ndamuhera he none? Abana papa baba bari kuvuga nabi, reka njye kugushakira ibyo kurya sibyo? Ngiye guteka. Neka agatoki. Sinari ujya guteka ibyo wa. Byari byose reka njye kugushakira. Yewe, reka njye kugushakira ibyo kurya mwana. Mari usidadira niragiye. Samuga wanje bigenza bite? Ntabwo mbyumva. Ntibikize. Nyuma y'imyaka 15. Nibiki byabaye se? Ibyabaye. Ngwino wicare sheri, ngwino wicare. Genda wicare. Icara. Nibiki se? Handa we. Imyaka 15. Mwana se ni papa wabanye kandi kwanze kwapfuye bigenza bite? Yaba ari nawe. Mana se. Aje kunyereka abana se. Indesi. Aje kunsura se. Indesi. Mana yanjye. Ese ni ibiki? Ibi bintu none usimbikira. Ngwino wicare ubwire. Mana we, icara. Ngwino wicare. Uko nsinze ntamuye mwoka byara. Noneho ndabitara mu kiwe. Ukaragiye ku muhanda agarutse gute? Inkuru mboneye hano. Aho ibishi byageze gute se? Mana se ni umuntu upfuira. Bizi se mwana wawe? Sheri ngwino tubiganire hada. Ngwino tubiganire ho mwana yanjye mugabo koko. Mana yanjye we. Sheri umuntu bireka mu gikoko. Ngwino wicara neza umbiye, bigenze bite se? Nibikira. Bigenze bite? Ubaye iki? Ubaye iki ko? Yeba we. Ubaye iki se bigenze bite? Urarwaye se? Ubuse Nibyo pfuye. Ibikorwa byagenda nimaze gukora. Mana yanjye kuko ibi bintu bimbaho koko.
ninde upfuye se ngize umugore ntabwo ndi guhuza nawe none n'uyu nawe araje abonye maze kwiyubakira inzu nziza maze kuyiboshya araje kweri ngo isambu si ubwoko bw'uyu mukobwa ntegereje ngo nitare kuri ibiryo byo mu rugo mana we muri si uko katinze mana we ibiryo byo mu rugo asenya mana ari nkumbuye kujyayo ariko se mu rugo dufite ikigo ry'arakimumye nta muntu ukinsura na sheri wanjye namubwiye ngo azaze kunsura ariko namuhakaniye mana mu rugo dufite impumyi asa akagashinzi koko katinze ngiye kwigendera naza akambura intangiriro nkumbuye mama mana we ariko si ikibazo mwana mfite ubwoba ariko nta kundi umukobwa koko katinze kari hehe ese mukobwa watinze shamane ibyabaye ngo nawe wicare sheri ngo nawe wicare genda wicare icara ni ibiki se mwana we imyaka 15 mwana se ni papa wabanye kandi kwanze ko yapfuye bigenze bite yaba ari nawe mwana se aje kunyereka abana se indese aje kunsura se indese mwana yanjye ese ni ibiki ibi bintu noneho usimbikira ngo nawe wicare ubwire mwana we icara ngo nawe wicare ubwire uko nsinze ntamuye mwuka bya noneho ndabitara muki we kuko yaragiye ku muhanda agarutse gute inkuru mboneye hano aho ibishe byageze gute se mwana ni umuntu upfuira bizi se mwana wawe sheri ngwino tubiganireho da ngwino tubiganireho mwana wanjye umugabo koko mana yanjye we sheri ubundi bireka mu gikoni ubona wicara neza umbwire wicara neza umbwire bigenze bite se ntibikira bigenze Bigira bite umwuka byara. ubaye iki ubaye iki koko yeba we ubaye iki se bigenze bite urarwaye se ubu se ninde upfuye ibikorwa byagenda nimaze gukora koko mana we ese ni ibiki garaje indese araje indese se yigeze guhamagara basi indese harya ngo yambwiye ngo ninde no kuvuga no gucanganya ukiko sinzi n'umuntu wampamagaye ariko none wantesheje umutwe ariko icyo nzi cyo ngo nimba ngo ari mukuru wawe kuki inde ngo ni mukuru wawe ni murumuna wawe ni iki murumuna wanjye sherura inde sherura beje inde ngo ni mukuru wawe nimba ari mukuru wawe nimba ari na murumuna wawe simbizi kuki antesheje araguhamagaye yampamagaye akubwira ngo nyuma y'imyaka 15 ntirenga mbese umuhungu wacu ntayifite uzi ko baje nenda kubyara baraje se gihe narabonanye nabo baje udahari uri mu kazi none ngo aje kumara ikirere kudusura niba ari kudusura se ndabizi nzi kimuzanye sheri we turamubagira yaho ko sheri ndakuru kwa bitumye ibintu byose nari ndimo ubwo ugiye kumuprofitiramo rero wibagize ibibazo nteye none kutishimiye kagiye kuza kudusura aze sigutira ataramariye iki ibibazo twari turimo niturabikemura none andesheje sheri ishime ntikimaza nk'iki azana n'umugabo we siko ndabizi nimba azazana n'umugabo we sinakubwiza tukamubwire tubage yasake ugize tubage yasake duteka n'ifiriti ako se hoya nako oya tubage rwa rukwavu nirwo runini yego tubage ihene sheri ko mbona utishimye byiki tubakire ubundi abanyakigali ibyo ntabwo wabivuze wenda ugenda usorome ubu utuntu tw'isombe hano hepfo isombe bayikunda kuri gusa isombe bajya kuyakirizana abanyakigali y'ikigali abanyakigali icyambere inyama badusuzugura bansuzuguye gake
sheri wagiye ureka wakishimye imyaka ariko nawe ibaze imyaka 15 urayumva ariko baragarutse se uzi ikibazanye baje kudusura aya ubwire aba bantu kuba bagiye bampamagaye ngwesho ejo ahubwo tugire sheri ntabwo nzaba mpari ejo mfite gahunda ngiyemo urabizi ntabwo nakica gahunda zawe tujye kwitegura tubakire ntacyo nyine ugenda ubitegure sibyo sheri ugiye uzamara raporo ugiye imishinga n'indi none se muhagarika imishinga yanjye ngo nukwakira ku buryo mwene mama yazana ukagenda umva kubwira sheri ibyo ngibyo byibagiwe Ese mugiye kwakira abandi ko nuko muri kuvuga cyane abiboreye nyoko wanyu uratagiye kuza hano ureka muninde ujye kuzanga nyoko wanyu ntihatanirikira iborato kumva umuntu ari kwibuka neza n'uwuhira wa murumuna wanjye ntumwibuke ni murumuna wawe wari n'umwana sha ntabwo wamwibuka twitegura ariko batazasanga tumeze nabi dusa nabi ugiye no kwiyogoshesha sheri ujya kwiyogoshesha genda ubitegure ujya kwiyogoshesha nakubwiye genda ubitegure uzambara n'akandi gashati sheri usa neza mwene mama atazaducisha mu ijisho mubitegura asanga ari akaba tuzanye iborata umuntu waguteye ibyo bintu ze nenda ngo nanjye agiye kuntera nzabe nsa neza sheri umva kubwira urya shati imaze igihe utayambara yandi ujya nagusenga niyo ugomba kuba wambaye niyo ugomba kuba wambaye urabona iwanjye hano ndi iwanjye nasa nabi nasa neza ndi iwanjye cyakora nimfata umwanya wo kuvuga ngo ngiye kujyayo icyo gihe nzajya gutira agakoti hariya nyine nawe gutira ikote ryarindi ryo mu bukwe bwacu ntabwo ari ikote iriya se kuvuga ko rishaje umuntu uri kugayisha ishati yanjye asubiye ishati yanjye twaye byaruta tukagurisha iyangurube ukajya kugura irindi kote ntacyo nabyo uzabikora mama wawe sheri wambura agakanzu keza ntabwo mwahawe umwanya dore ibyo ushaka ukora ubwo genda ukore uko ubyumva sheri igiye guteka agatoki vuba vuba turya duhita turya duhita turya nabo bashyitsi mubitegure mari gazo no muzi simbi bazaza mwana wanjye sheri mwe muganira niki mwana wanjye abo bantu bari bagiye kuza ko numva utari kubashaka cyane no kubera ntabwo mbashaka mwana wanjye ariko ibaze nawe kurya njyanyiriza ngaha kundi uko mbona usigaye wigira inshinzi umwana nkumbuye gutaha ndi nkumbuye mama nkumbuye n'ibijya byo mu rugo ubwo nanjye ukumbuye kwa mukiwe reka da wenda ubona ubikumbure se wangirije aha ngaha nabaye icyapa none siko so ugiye gakira nese ugenda ugiye ugiye uko ugomba gutaha nyine none se wangirije aha ngaha umwanya wakaje watinze sinzi ibyo waruri amakuru y'abamwumvise kandi ibyo nzanye ibyo byararangiye waratinze wakabaye waje tukabiganira ntabwo wambwiye ngo uri duhuza mbere amakuru y'abamwumvise reka bavuga mwana ushobora kuba ushyushye nawe ubu ngubu njye wanyirije aha ngaha ngiye nkuha amakuru y'abamwumvise reka mubwire wari kuba byari kuba byakuzimbeshe nese sando reka ngubaze basi se ubwo abantu twahuriye mu kigo tukamenyana nta nubwo twanu utunomero tukazatuvuga okay ngiye kuguha nimero zanjye zifate mu mutwe bambwiye 079 35 90 gatatu amacyenda abiri nizere ko wayifashe mbwira iyawe vuba ndi kwihuta angahe reka ngire yanjye niy'abakenda andika 0 karindwi gatatu yego mbwiye 43 0 kabiri ebyiri 0 icyenda nizo nshanye ariko se nese uragenda ryari ko ngiye bizagenda ejo mu gitondo ngiye gusa ngenda nana kwakinza none ahangaha ubwo sinagusanga imodoka zagiye ko nzi amatike y'imodoka z'abanyeshuri zijya zishira mu nzira shanyine nzagenda ejo gusa nyine ngiye uzagaruka ku ishuri ko ngiye narangije byarangiye nzagaruka kwiga imyaka 2 ishize igiye iburanye none se ubu ngubu nzareka kuza ku ishuri urakiga yega samfasha ngiye ejo erega menya gukora ku biceri menya ko wize ibijyanye no gusuka kandi ngiye nkeneye kwiga ngo ejo nzamwice mu bashiri uzi ngiye ejo ahubwo weho ataha nzajya kuba akazi ko kunyita sana usigaye hano wicaye aha ngiye kureba nyoko buriya ndabizi ntabwo yabigira vuba kandi turashonje ubu no kujya kwinywera agacupa ndabiretse ariko ngiye kubanza gukurikirana sibyo reka mbikurikirane ndeba itagiye mushenzi sha
Yego. Mama. Mama. Karame mwana wanjye. Hari umuntu uri kumanga ngaho. Ye dore cyajani. Urahabeza ja. Ni karibu. Aje we. Karibu mukobwa. Meze neza. Ninde kurangiye wacu. Icara neza mwana. Mama. Icara neza tubonye umushyitsi. Niba abandi se bose baza bakajya Tuhuze umushyitsi hoye. ari ni wowe. Ntabwo areba nuko yavutse. Muze mutima. Meze neza. Waje gusura mama. Karibu ngwino wicare. Karibu ngwino wicare. Kandi we wabaye mwiza shawe. Mwana wawe ni neza. Reka mbanze njyana no kumuhungu nze kuganiriza. Kujyana gakiya dore navutse. Genda neza mwana wanjye. Kamujyane. Yewe wabaye mwiza wo kabyara we. Ntabwo urashaka. Meze neza. Umugabo wanjye anyitayeho. Ni babiri bonyine. Nibo bonyine ntabwo nzabyara mbivuga. Kurera biragoye. Ubu si ukora iki we? Usigaye ukora iki? Yego. Usigaye umeze neza. Yego. Mwana yagiye umugabo wanjye anyitaho. Yarambwiye ngo nta kibazo njye nimera neza. Nase uri mu rugo urasa neza ariko ntabwo ari uhari. Burya ntabwo nari ndi hano ariko sha inkuru nziza maze iminsi igihe kinini imyaka 15 murumuna wanjye atansura arambwiye ngo ejo azadusura. Yabaga hehe? Abi Kigali niho yashatse. We yahise yishakira i Kigali. Uwo mwajyaga muvugana cyane kuri telefone. Yarashatse se? Jana uratinze no kuri kw'Imana. Amafaranga yaranyigobanye nibira. Ira modoka ujemo ni yawe. Yesu Kristo. Jana nanjye muzanjyana i Kigali. Kigali se? Akora se kujya kuba niko. Aheruka kera. Umugabo wanjye afuha kubi. Ntabwo nasi. Ese kubera ikibazo ndapanga mu gihe Kigali. Afuha kubi. Yahita anyirukana. Ahita anyirukana hano tugira amatungo tukajya guhinga iyo mu gishanga. Surasa n'umuntu wakwajyaga kubera. Ngiye nsigara hano hasigara nkorera amatungo. Niyo mpamvu neza. Sigara nkorera amatungo akajya guhinga. Duhinga n'intoryi n'amashu. Tumeze neza. Hira n'imfura yanjye. Shana nagize ibyago nkamuntu bita ntari nk'ibyago. Umwana wanjye arahuma. Buya yari muzima nyine nyuma arahuma sinzi uko byagiye. Sinzi ukuntu byagenze. Ntiwamenya n'iby'iyi si. Gashiki ke kari ku ishuri. Ariko muri kumuvuza. Tumujyana mu masengesho. Azakira. Barambwiye nzamugurire rinete aba yifashisha. Ariko nakundi ni ibyo mu cyaro. Ja urarara. Urarara. Sinzi ntabwo ndi burare. Ndashaka guhita ntaha. Mutekere iki? Ndacyakunda imyumbati. Mucana kuri gaze se. Gaze? Cyaro. Ariko jani nabagira. Neze mugiraga nyumva we. Cyaro se gaze mbayicana utega mushobozi wawe. Utazadutwika dani njye kuzamwikira umwana. We muracyacana kurungu. Cyakoze dufite n'amakara. Ariko amakara bitinda gushya. Kumwe nibwo ngira vuba. Kumwe mpamvu ariho bigera vuba. Ese ntabwo byandamiye. Sujye ukunda imyumbati. Ariko ntabwo arayikoresha. Urare nyigutekera. Urare nyigutekera. Nkumbuye imyumbati pe. Subiye. Urare nyigutekera. Ukuntu ku ishuri wari agasambu. Uracyahera agasambu. Wari agasambu mana. Ko nahe none. Ako nagasambu ku myumbati gusa. N'ibiti yatwajyaga hahandi ariko mana yanjye. Barya umuntu y'ukuntu twakera. Njye mbyibuka ngenda bizirikana. Uracyakunda ibidiya. Ako shaka ntusaza. Hano nzajya abantu bagufi bajya babona tujya dusaza. Njye njyahe. Uzasaza unsi. Uracyari ifumbire.
aracyari iberege vugisha ukuri ariko aracyari bimeze nka kera cyita ntabwo ari nka kera sha ubuse za nzara urabona nkizishyiraho asa neza zishyire hehe ntabwo zumva inzara zishyira umugabo wanjye yanyica ubu ngubu nari nagiye ariko yandakariye ngo ndasa neza ngo nisize ngo nambaye neza nyine ngo ubwo ngubwo ngo nari nagiye kureba abagabo hari ahantu hirya hariya twari twavuganye tujya gukora amafaranga njyewe ngiye kuyazana duhurira yaranyishe yaramereye nabi urusha mushaka ko kundi ndacyabikunda rwose biri yego ko tubiteka urarara nta n'umuntu yabigura basi oya tubyitekere umuntu abyitekeye nibwo biba bimeze neza uzi ko mperuka kwambara ipantaro kera we nyambaye yanyica ariko nakomeje no kubara inkuru wikize hari agasheri karoroshye barabukundaga ntabwo ni ubushera warakize oya si ugukira ahubwo ubushera muzanire amazi amazi y'umugezi ye nta kibazo shaka bisa kameze neza ese uriya mwana ni wowe maze arashatse umugabo mwiza uzi kamere